Bambaza bitewe n'uko bize uburyo dukoresha tuvanga n'intoki, uvangire umurya umwe. Uko wavanga kose isabune ikomeye, wavanga ujya iburyo, wavanga ujya ibumoso, isabune ikomeye isaba imbaraga, mu gihe cyose utari gukoresha imashini. Iyo ujyanye ibumoso, iyo ujyanye iburyo isabune yawe irapfa, ntabwo ibyo ari byo mu gihe utari gukoresha imashini, kubera yuko isabune ikomeye isaba imbaraga. Rero niba uri gukora isabune ikomeye, gerageza ukoreshe imbaraga nyinshi kugira ngo isabune yawe itaza kugupfana, mu gihe cyose utari gukoresha imashini. Iyo uri gukoresha imashini y'umuriro, yo uba wacometse ku muriro, iba ifite imbaraga nyinshi, ivanga vuba na vuba kuruta umuntu uri gukoresha amaboko yonyine. Aho rero ubutaha isabune itazagupfana, ugasanga bibaye ibibazo kandi wenda ari wowe wabyiteye. Bitewe na sosiyete turimo, bitewe n'ibyo duhura nabyo, ibyorezo bya buri munsi, ibintu bitazahagarara mu buzima bwacu bwa buri munsi, isabune ikoreshwa n'umuntu uwo ari we wese, mu gihe wenda indi myuga usanga twiga hari ibidakenerwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi cyane. Isabune nta muntu wese ubaho utayikenera mu buzima bwa buri munsi.